azabona amahirwe yo guhura na perezida w'u Rwanda nkamwereka ibyo nkora. Kagame ingenzi ni perezida. Turabasuje tubaha ikaze mwese mukomeje kugenda ibiganiro byacu aho muri hose impande n'impande, reka mbabwire ati salute aho muri hose, nyagasani abambere umugisha. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ni Ange nagarutse with another burger of course. Nk'ibisanzwe nababwiye ntabwo nzijya mbaha agahenge, nzabazanira utuntu tugiye dutandukanye n'ibintu bigiye bitandukanye ari uduto ndetse n'uturiri of course. Hanyuma rero kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ndetse ukore comments, share kugira ngo twereke urukundo guys, mutwereke urukundo turakeneye, duhari ku bwanyu namwe muhari ku bwacu. Urumva habamo gufashanya of course. Uyu munsi rero mushobora kwibaza ati nabazaniye iki, ndi kumwe n'umuntu ahangaha ntabwo ari umwe ariko ni babiri, wenda mumaze kubareba mu kanya ariko nanone nibura ntimwabarebye neza kubera ko ari byo barimo batwereka, ari byo tugiye no kuganira. Ubu noneho nabazaniye, noneho tugiye kuganira, noneho batubwire noneho bira n'ibiki bari barimo. Ntizinze mu magambo rero reka nanjye mbaha ikaze. Muraho neza? Amakuru? Makuru ni meza. Umwaka mushya muhire kuri twese hamwe. Hari abantu bajya bavuga ngo umwaka ngo twawugezemo ngo kera, kandi ngiye mpuye n'umuntu nyine tutaherukanaga namubwira umwaka mushya kuko ntabwo tuba twakaherukanaga nyine. Ukwezi kwa mbere kutararangira buriya tuba tukiri mu mwaka mushya. Tukiri mu mwaka. Okay, amakuru yanyuze? Amakuru ni meza. Biragenda cyane. Amazina ninde? Nitwa Imana Jean de Dieu. Akaba ninjye coach wa impano isimbi queen. Okay. Bite mwabonye ukora ibintu bihambaye cyane. Okay. Isimbi? Bite? Ni byiza. Kamera mbabarira umfashe, nugambe bunyaka ufite uduhanga. Yego. Ufite uduhanga uratuzi se? Seka turebe. Oya bere kuduhanga ariko. Niko ufite uduhanga? Yego. Umuntu y'inkumagira uduhanga. Uri inkumi se? Abazina witwa gute? Ugiye kwibwira abantu badukurikiye. Nitwa impano isimbi queen. Witwa? Impano isimbi queen. Ko witwa neza? Nawe? Ngewe se nitwa gute? Ange. Ego kuma. Wese wifata? Ego. Fata mu mutwe. Ubwo se ari queen na Ange ryiza niri? Ni Ange. Kubera si iki? Kubera Ange ni umumarayika. Hanyuma queen ibyo? Queen ni umwamikazi. Ubwo uri umwamikazi n'umumarayika wahitamo iki? Umwamarayika. Umwamarayika. Ni umwamarayika. Amakuru yawe? Meza. Umwaka mushya muhire kuri twese. Ko wishimye se? Narishimye. Ariko shemana yanjye. Guys, uko muri kubibona uyu bwana niwe tugiye kuganira ndetse nakaciwe yitwa Queen. Tugamagare Queen cyangwa duhamagaye Simba, ukunda iri hezina? Isimbi? Ntabwo ukunda Queen? Queen nabyo ndayikunda. Mazina yawe yose urayakunda? Urayakunda yose? Ariko yikundira? Queen. Kubera iki ufite King? King oya. Kubera iki se nta King ufite? Ni Queen gusa. Burya nkubwire hari ry'abahungu. Akana karifanire nkuko muri kubibona rwose karashimishije, niwe tugiye kuganira. Guys, reka wenda ntizinze mu magambo mbere yuko wenda twinjira neza mu kiganiro, reka batwereke ibyo bakora mbere yuko wenda mbere yuko wenda tuganira nabo neza bakatubwira ubundi ni biki bakora neza. Turagaruka mu kanya.
nabibonye rero oh my god je byandenze numiwe nabanje by the way nabanje bwa mbere nkimara kubona uyu mwana bwa mbere atarambwira amazina ye of course umuntu mukuru nahise nyine nibwira ko ari umukobwa ariko bwa mbere nkimubona banje kujyana umuhungu kubera ibi nakora ibi bintu guys yes nkuko mwabye mubibona amaso yabahaye namwe mwabyiboneye uyu mwana aratangaje uyu mwana afite impano pe numiwe sheri wanjye courage sibyo ego yes rero ntizinze mu magambo nkuko mwabyibone guys murabona yuko umwana afite impano pe uyu mwana yanyemeje ni baki cyane n'abantu bakuru sindabona umwana w'umukobwa mukuru hano mu Rwanda ukora ibintu nk'ibi ngibi noneho uyu mwana noneho urabona yuko kubera ko ari n'umwana bira attractive kuntu yes rero Queen niwe tujye kuganira nawe muratangira mutubwira ese byatangiye gute bino bintu uburyo byatangiye uyu mwana namufashe ari muri guma mu rugo mama we kuko yakundaga kubona uyu mwana abikora kuko turaturanye muri karitsiye ariko ntabwo yaranze none abaturanyi baramubwira ngo uyu mwana afite impano kandi uturanye na coach wigishaga hariya mu Gatenga ushatse wamushyira uyu mwana akareba impano afite akamukuzamurira akabasha kuyizamura akayishyira ku rundi rwego akabikora mu buryo buri international ubwo buryo yaje mu rugo asanga nahari nagiye muri cross inje barambwira ngo hari umwana ufite ngo hari umumama waje ufite umwana ufite impano ngo arakubura nanjye mitangira amatsiko yo kujyayo ujya kumureba njya kumureba okay tutarakomeza Queen icyo gihe wari ubizi ko ufite impano urabyibuka wowe icyo gihe ufite imyaka ine nefite ndembizi mbikora undi nabikora mama akankubita akazajya avuga ngo nzavunika wabikoraga hese wowe ntise ko wari umwana icyo gihe wabikoraga yo kwi nabivukanye wavukanye iki impano yihe ya siporo hanyuma coach hanyuma nyine nyuma yuko ujya kumureba nyuma yaho noneho nageze mu rugo iwabo mageze nari nzi ngo ariko ni n'ikiraka mbonye cyo gutoza mvuga ngo mbonye umukire ugiye kumikiraka muri guma mu rugo nkamera neza noneho ngezeyo ndamubwira ngira ngo nyine nimuze mbonye ahantu baba barangije arambwira ngo ngewe nta bushobozi mfite bwo kuba nakwishyura ariko umwana wanjye afite impano ndani namubwira afite iye impano se arambwira ngo reka kwereke anyeretse noneho ahita anyereka uburyo akoramo umukino amaze kwerekana nyine yego arabinyereka ariko uburyo yabikoragamo wabonaga yuko umwuka awukura kuri noneho bisaba yuko noneho nyimara kubibona gutyo nahise mubwira nyimubona kunakoze nahise mubwira uyu mwana ndamutoreza ubuntu nta kibazo nubwo muri abakene impano ye nimara kumukora neza izama amafaranga impano y'umwana nawe imuzamure namwe kandi ibazamure idushimisha ndangije ndavuga ngo nta kibazo umwana ndamutoreza ubuntu ariko uburyo yabikoragamo nyine wabonaga biza ariko abura training uburyo bwo kubishyira ku murongo n'uburyo bwo kubikina neza bikurikiranye noneho no guhumeka umwuka yawukuraga kure yarakoraga ku buryo umwuka ubona awukura kure cyane nyine adahumeka neza icyo namuhaye ni uburyo bwo kugira ngo abikore ahumeke nk'uko yabikoraga yahumekaga nk'ibisanzwe wari ushobora kuvuga ngo yavunitse ngo yagize ute ngewe ndakubwiza ukuri ngewe reka nguhe urugero wijya kure biriya bintu sinabishobora nanagerageje kubikora wakumva ngo barwaye kwa muganga ko biriya bintu birarenze pe umuntu akimara kubireba ahita abona akavuga si umwana agira amagufwa uyu mwana ntakoresha izindi mbaraga wenda Queen watangiye utubwira ngo mama yaragukubitaga akakubuza ukihisha yaje kubyemera gute ni ryari yakwemereye niba ubyibuka neza yambanye narakuze maze undi ndamubwira ngo izi siporo zizaneza imbere ngo n'ibindi zikomeza abyemera ryari yabyemeye tubyutse akubwira gute byagenze gute yarambwiye ngo uzakora ibitakuvuna byose ndabikora ntibyambuna Imana ntihabwe icyubahiro Imana ntihabwe icyubahiro ego akoze Imana usibye no kuba ari gafite impano ya siporo ni nago comedian ukuntu karashimishije you are so cute uri keza urakoze nawe
urakoze nawe mama warabyemera nese ko umwana atubwiye ngo mama we yatangiye atabyemera urumva ko yari afite impano atubwiye ngo yarabivukanye afite ubushake n'ubushake kugeza iwabo babyangaga ese ni ryari mama we wenda we mwabashije kuganira yabashije kuba honete akakubwira ati noneho narabyemeye nemeye ko noneho umwana abikora noneho urumva yuko abaturanyi be nibo bamukombetse nge sinayimuzi nanjye ni yaranze abaturanyi nibo bamubwiye ahubwo impano y'umwana urimo urayiryamisha uri kuyica aho kugira ngo umukase ahubwo mushyigikire nibwo yaje kundeba ubwo urumva yuko yari amaze kubona yuko impano umwana afite ifite umumaro hari icyo yazamugezaho ngewe ntabwo nakubwira ngo yaje kumbwira gutya baramukombetsa baza kundeba ntabwo nzi ngo byagenze gute ubona umwana araje ndaza ndamureba ndadetekta ndeba ko afite impano mbona arayifite pe uratangira uramufasha muri guma mu rugo niwe watangiye kumufasha afite imyaka 4 n'igice wenda ku myaka 4 n'igice ye hari ukuntu umwana yikoresha ibintu ukabona nyine ni ku rugero rw'uko angana ikindi nyine ni uko hari ukuntu afite ubushobozi ariko ntabwo biraza neza ku myaka yawe 4 n'igice bwa mbere koca gukoresha ese watashye wababaye vugisha ukuri kandi Imana iri kutureba muganga wari uri kundya hanyuma ubundi ndabyiga nkajya umunsi mbikora ni ryari wabaye ukabona ubaye subwo ndabikubwira gutera ubaye ndi kugerageza kugira ngo mbibubwire ngusane nk'umwana byumve ubaye comfortable yo kuba wabikora ubaye umuntu uze ukumva yuko ibi bintu ugomba no kubikora ntabwo umugongo nabikoze ndakomeza maze ubundi mbikoze numva ntabwo biri kuni imyitozo mbega niyo ya mbere n'izo feza imyitozo niyo yagufashije yego kocha wawe uramuzi amazina yitwa gute Habimana Zandi uramukunda se urabimubwiye se kocha hanyuma rero uramutoje kuri ubu ngubu ugereranyije igihe yatangiye n'ubu ngubu ubona ubigereranyije bimeze bite ese ubona nta bantu babaca intege hari ukuntu umuntu areba ibintu bya siporo akavuga ati apo bari guta umwanya bari kugira gute urabanza utubwire ese ugereranyije igihe mwatangiriye n'ubu ngubu ubona bigeze hehe Queen watangiye wafasha afite imyaka 4 na Queen ubu ngubu wabatandukanya gute y'ibintu bitangira rero biragorana cyane dutangira hari aho wageraga ukabona nyine ukabona umeze nkaho ugiye gucika intege ariko kubera uko ngewe ari ibintu nkunda ari siporo nakuriyemo ntabwo ncika intege ahubwo mba nkora ibintu nkunze kandi iyo mbona umuntu afite impano ishobora kuzageraho imukura ikagera n'aho imugeza nanjye wenda bikazangira akamaro mu myaka iri imbere kiramo imbaraga cyane atangira nyine yatangiye ubona bitari kuza neza ariko kubera ubushake bw'umwana nanjye twarabikoze tubona bitangiye kugenda neza nk'uwamurebaga uko yakoraga mu myaka ishize nta experience yari afite ariko muri iyi myaka tugezemo urabona ko amaze kugira experience n'uburyo bwo kubikinamo nubwo uburyo abikinamo bitari byaba nk'uko mbishaka ariko uburyo ari kubikoramo n'uburyo bwiza cyane oya ku myaka ye ngewe nanjye nemeye pe wenda n'abandi baraza kutubwira ariko nge nemeye umwana ungana gutya no amplice w'umukobwa ngewe nahoze mbikomoza abakobwa wenda ntabwo bikiri nka mbere kuri ubu ngo wenda hari ibyo tubasha gukora ariko ku rugero rw'abakobwa hari ibintu tudajya kenshi twitaho cyane ngo duhe imbaraga uyu mwana rero yankomye yansinze mana felicitation chérie wanjye felicitation yego umwatirete wada azavamo umwatirete uteye ubwoba wada hanyuma rero icyo ngicyo waramaze kutubwira ngo Queen wa mbere yarameza cyane n'undi Queen yarameza gutya biba bigoranye hanyuma se watubwira n'icyo ubona abantu babifata gute iyo babona umwana w'umukobwa iyo babona uri kumutoza uko biri kose nta kintu na kimwe kitagira imbogamizi uko biri kose hari abantu baguca intege yapa urabona ko wa mugani gutoza umwana w'umukobwa harimo abantu bashobora kuguca intege bakavuga ngo abantu bazabona umaze kumugeza ahantu runaka bagushyireho icyasha bavuge ngo bashaka kumwitwarira bavuge ngo wamufashe nabi niyo mpamvu hari igihe gutoza umwana w'umukobwa bisaba gushyiramo nyine amakenga kandi nanone impamvu nacika intege ntabwo umwana w'umukobwa ariwe uzasigara inyuma
ngo nuko ngo twange kumutoza ngo nuko tuzahura n'izo nzitizi ngo wenda ngo bamufashe ngo ku ngufu n'iki bitewe nyine n'abantu nyine hari abantu babona umwana hari aho amaze kugera bagatangira bakaza binjira mu matwi wabo gutya na gutya. Hari ibyo kubayeho se uradusheringa? Ntabwo byambayeho. Ikintu cyambayeho ni kimwe gusa nuko harimo abagiye mu matwi iwabo. Urabona yuko ibi biramvuna cyane. Gutoza umwana ukamushakira naho umwerekana. Harimo abavuze ngo interview njyamo zinjye zifitiye akamaro kurusha umwana ngo baranyishyura. Kandi bazi yuko umuntu yaguhereza interview ngo akwerekanire impano nanarangiza anakwishyura. Narabibasobanuriraga nkabona nibabyumva ariko bitewe nuko imizi nageze naho mbabwira n'umuhanzi aremera atari yamenyekana akajya kuri stage agakorera ubuntu. Kubona stage nayo byo biba bigoye. Nababwira rero nimba umwana afite impano ntabwo umwana abikora hano tutabishyize ku itaranga abantu babirebe nta kintu byamumarira. Ngewe icyo kintu nicyo numvishe kinci intege ngira naho meze nkaho ncitse intege ngiye kubireka. Nizo nzitizi nagize. Icyo gihe ugira ncika intege se Queen yarabimenye ko warabimenye? Nabyo yamenya kuko ari umwana ningewe ubuhura nyine n'ibyo ngibyo. Ntabwo bazi ko ari ugwasorenga kugira ngo umuntu agere ku kintu arwane kugira ngo akigere. Baje kubyemera gute rero? Wenda mu muryango tubwiye ko no mu muryango wenda hari uko bitagenze neza batarabyumva neza. Baje kubyemera gute? Wagerageje kubasobanurira cyangwa? Iyi narabasobanuriye kurareba ko abamama ari biroroshye kubajya mu ntuze ukabakrompa mu mutwe. Navuganiriye na se na papa wari hano. Ari hano. Naganiriye na se ndabimubwira ko ibintu bimvuna mukaba munci intege nkaho mwanyitoya ubwo yuko ndi kuvunika. Ari n'igihe njya gukora interview bikaba ngombwa ko nkoresha n'amatike yanjye. Ibi ni byo koko munyituye kwere. Reba imbaraga nkoresha umwana nkamuha ubwenge nkagira uti noneho mukanca n'intege zo kugira ngo ngumye gukora cyane. Iyo mbwiye kuriya ngo ndi gukora interview bakampa amafaranga ntayo nabonye bita binci intege cyane. Bigatuma nuko icyo ndi gukora mbona ko kitari guhabwa agaciro. Ariko nabisobanuriye papa we n'umubyeyi bose barabyumvishe. Ndababwira ngo tutabashije kumwerekana none ibyo twaba turi gukora nta kintu byaba bimaze. Nta muntu wamumenya ngo azamuha akazi ngo azamujyane mu marushanwa runaka ngo azagere gute batamubonye impano ye ngo bayibone. Nicyo nabasobanuriye barabyumva. Ibintu iyo bigitangira biravuna cyane. Ugahuramo n'ibigeragezo byinshi n'imijugujugu nk'iyo ngiyo nyine. Icyo nababwiye ni ukugira ngo mwirinde ibintu byo ku mpande ngo aba bavuze gutya n'iki twebwe dukore ibyiza biri imbere tuzabona dupfa ibintu byose. Queen wamenye washyize akanyamanza kuki se wayatanze? Natanze nuko nyine nyiri umwana. Ubwo se njye nawe mukuru ninde? Ni wowe. Njye kare uzi ko nduta? Oya kare kuranduta. Nduta mu myaka uranatsumba. None se uye ntabwo naragucuze ni wowe mukuru. Aya kiri mukuru kanakuka. None se Queen izi siporo ubona zigufasha iki wowe? Mbona zimfasha guteza impano yanjye imbere. Ikindi n'ubuzima bwiza. Ikindi no kumva ameze neza. Bimfasha no kuzabona amahirwe yo guhura na perezida w'u Rwanda nkamwereka ibyo nkora. Urifuza kuzahura kantu akishima. Kuri icyo nshaka kubabwira hari umukobwa w'umunyakenya bita Wendy Wayne. Banda mwamubonye kuri Kigali Today. Yigeze gusaba nyakubahwa wacu His Excellency ko yaza akamwereka akora ibintu nk'ibyo siporo nk'iyo umwana contribution. Yego. Yarabimusabye araza barahura umwana amwereka inuze kubera iyi mpano. None mwazwe twebwe dufite none uyu mwana uyu nguyu dufite bitewe na video zuriya mwana agiye ndeba. Uyu nguyu yaramukubye n'inshuro utabara. Uyu nguyu ni urenze. Uyu mwana aramurenze kure. Muzarebe video mwandikamo Wendy Wayne. Murebe ukuntu akora. Kandi yazengurutse Aziya kubera ko itangaza makuru ryo ry'iwabo
byaramusapotinze yego byaramusapotinze cyane. Umwana aragenda ibintu bicaze, aragenda arazenguruka Aziya hafi ya yose, agera noneho no ku rwego asaba umubyeyi wacu w'igihugu kwaza kumwereka impano. Barahura baraganira kubera iyo mpano. None nkaswe uyu nguyu dufite mu gihugu unamurusha kure mukubye, atari yahura nawe ngo amwereke impano afite. Numvise nabishaka afite inzozi ngo izo nzozi zawe ni ukuhura nande rata na Kagame akishima cyane. Nase uzi ukuntu yitwa Kagame? Ingenzi ni perezida. Ntabwo uzi amazina yiwe? Ntabwo yazi yitwa nde? Kandi urabivuze rimwe nuko utayazi yose. Yitwa Paul Kagame, sibyo? Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitwa Paul Kagame. Uzamutora nawe? Ufite imyaka yo gutora? Katubeshye rero uzamutora. Queen, coach, wenda utubwiye ubona iyi siporo se ubona murifuza kugera he? Hari ukuntu umuntu akora ikintu ariko avuga ati intumbero yanjye ni iyi ngiyi. Queen, urumva ari umuntu ushaka wowe nka coach umuyobora nk'umwana nk'umuntu umurebera inyungu ze cyangwa se unamufasha, ni hehe ubona mwifuza nko kugera kumufasha, murifuza kugera ku ruhe rwego? Watubwiye yuko ari umunyakenya wazengurutse Aziya, bimubeshaho bimugeza ku perezida, urana abantu bagiye batandukanye bakomeye kubera impano ye, kandi uranagira wavuga ati Queen amukubye kabiri cyane. None mwebwe burifuza kuba mwagera hehe? Ubundi nyibona impano y'umwana afite ubundi iboneka ha cyane mu Rwanda. Contortion. Ngo muri acrobat twakuraga wasanga turi acrobat nka senkani. Ari ugasanga umuntu urimo ukora iyi sport contortion ari umwe. Nyimubona intumbero nahise mubona mu marushanwa akomeye. Nko muri American Got Talent ngira ngo mujya mubona abakobwa bayijyamo bakanayitwara. Bakora nk'ibyo ngo Queen. Uyu mwana afashijwe twahira no muri yaba African Got Talent, yaba East African Got Talent. Nzi yuko uyu mwana agiyeyo no muri ibi ngibi amaze kumenya, ashyigikiwe akabona ubuzima bwiza, twagera ku bintu byitwa kandi na American Got Talent yayitwara uyu mwana. Kuri ubu kugeza kuri ubu ngubu hari amarushanwa mwigize mwatendinga kuva mwatangira gukora kugeza ubu ngubu? Nta rushanwa turakora, niyo mpamvu dukora interview kugira ngo mumenyekanishe ibyakora impano ye, abe haboneka n'abantu bashinzwe ibyo bintu kugira ngo abigereho, babe bamutumira mu marushanwa, kuko ntabwo namenya ngo ndamujyana habaye iki kurya, ahubwo abantu bategura ibyo bintu nibo mba nshaka kugira ngo mwerekane, noneho bo babashe kuba baduhamagara bakatubwira ngo muze muri aya marushanwa runaka. Queen, urifuza kugera he wowe? Ndifuza kugera ku rwego rwo hejuru rero rwo kuba na perezida. Amarushanwa African Got Talent, American Got Talent n'ibihugu bindi byinshi. Ugahura na perezida? Yego. Izo nzozi zawe? Yego. Ndabikwifurije mama. Uzagereho. Ese mu ishuri wabaye wakangahe? Wakangahe? Mbwira. Oya. Ntago narebye. Oya vuga mwanya. Ngo nagorebye kuri birete. Vuga wewe. Wowe cyambere? Oya. Mugembwe cyambere. Nabaye wa 10. Cya kabiri. Cya kabiri. Naga narebye. Cya kabiri se cyari cyarangira. Cyarangira. Nta nubwo uzigemwa. None se Queen, ubigereranya gute? Ubona bitakugora gukora siporo no kwiga bigatuma utsindwa? Oya ntago bingora. Ubimanaginga ubikora gute? Mbikora gute? Kugira ngo udatsindwa mu ishuri ugakora siporo yawe. Siporo tukora muri weekend, ndi tukiga kuwa gatanu, kuwa kane, no kuwa gatatu, no kuwa kabiri, no kuwa mbere. Niho wiga. Hanyuma se abana iyo ku ishuri ujya ukora izo siporo ku ishuri? Hari abana ntabwo ushobora gukora izi siporo wambaye ijipo? Kubera iki wambaye ijipo utabikora? Ntabwo byakunda. Kubera si iki? Kubera iki?
abahungu banbona. wakambara no ubusa kubibona ahantu habonetse ubwenge hose. rata. Eh, none se ku ishuri ntabwo ujya ubona abana bakuzi muturanye mwigana bagutinya kubera yuko nyine ugororotse cyane? bakubwira gute? bavuga ngo nzavunika iki, babivuga kuko bashatse. wowe ukababwira gute? ntabwira ko nazavunika nzakomeza. ubona ugereranyije mu ishuri ugereranyije agitangira kubikora n'ubu ngubu mu ishuri bihagaze gute? kuko hari ukuntu umwana umufata agakora ibintu bibiri ukabona hari ikintu kibangamye, hari icyo ari kwica cyane. ubona bitabangamye cyane mu ishuri, cyangwa ukabona mu ishuri nyine niba iri kugenda neza kubera ko hari ibyo ari guha imbaraga cyane? urabona yuko siporo ni ingenzi ahantu hose, kandi no ku ishuri bategeka ikigo kidafite ahubwo siporo ntabwo abana batsinda. siporo buriya urayikora igatuma uruhuka mu mutwe, noneho n'ibintu uri kwiga amasomo akinjira neza. ntabwo rero siporo imubangamira kuko tuyikora muri weekend, ku wa gatandatu no ku cyumweru nibwo dukora imyitozo. urumva yuko indi minsi agomba kuyifokasinga ku masomo. tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu rero, ni iki wasaba abantu b'abanyarwanda muri rusange? ni iki ubona yuko gikwiriye ku buryo umuntu ashobora kubakavaringa akabafasha mu bijyanye n'izi siporo zanyu? ikintu nsaba ko badusapotinga mbere na mbere, ntabwo mvuze ngo n'ufite ubushobozi bw'amafaranga yabutanga, ariko uyu mwana siporo akora ni entertainment, no mu birori ahantu hose yayikora, bamutumira agakora abantu bakishima. noneho ikindi n'uwaba afite ishuri, urabona ko yiga ku kigo kidatuma ashobora kubona uburyo bwo kumenya indimi, kandi siporo akora birasaba ko aba azi indimi, kuko azahura n'abanyamahanga batandukanye baganire bavugane. urareba ko yiga ku kigo cya leta, nubwo nabyo tutagipinze ni cyiza, ariko ntabwo cyamworohereza nk'uko yakwiga ku kigo ishobora gutuma yiga ngo amenye urwo rurimi, noneho ajya abona n'uko akominikana n'abanyamahanga mu gihe agiye mu marushanwa runaka. iyo sapoti ya mbere. ikindi yaba ufite recuperation, nubwo akora iyi siporo nta bushobozi, abura recuperation kugira ngo noneho ari ibintu atarageraho byinshi, ariko bitewe n'uburyo ubuzima abayemo n'uburyo abikoramo, ni impano iteye ubwoba. abikora neza, ariko noneho abonye imibereho myiza ashobora gukora ibintu biteye ubwoba, kuko byaba binamuhereza yuko abayeho neza, noneho ya siporo imubejejeho neza, noneho bikamuha n'imbaraga zo kugira ngo agumye kubikora. kuko atabonye sapoti yazagera aho ngaho agacika intege cyane, bikarangira nyine, kuko abona ko icyo kintu ari gukora kidashyigikiwe. cyo nsaba abanyarwanda bakurikiye Kigali City Update, ufite ubushobozi namutera inkunga mu bikoresho, recuperation n'ibindi byinshi. siporo isaba ibintu byinshi, na Minisiteri ya Siporo rwose turasaba ngo mwegere mubone izi mpano ziri hasi zishobora, kuko igihugu cyacu kiri gutera imbere cyane. turashaka ko gitera imbere noneho no mu yindi mikino, bakabone ko igihugu cyacu gifite imikino inateye ubwoba itandukanye, atari football, basket n'ibindi. ndatekereza babyumvise, ni ukubafasha. njyewe mana yanjye ni ukuri umwana afite impano, nabo bazabyibonera courage. kandi apara yuko ari uyu mwana ufasha, hari n'abandi ufasha abandi ku ruhande. hari abandi babiri b'umukecuru ucuruza agataro, nabonye bafite impano bagerageza, ndimo ndafasha, kuko mbere natozaga akorobate mu kigo cya Gatenga, mvamo ncitse intege. ubu ngubu ndi gukora ibintu byanjye, ndimo ndazamura izindi mpano ku ruhande, nubwo nabikoresha ariko ndiyeranja nkabakoreshereza ahashoboka. hari umunsi wigeze ucika intege ukumva wabireka ukabivamo? ni iki gituma ugira imbaraga cyane yo kubikomeza cyane? ninde ugutera imbaraga? imbaraga ni koci wawe. ni ikihe kibazo kimwe wabaza ko utigeze umubazaho? kimubaza umureba. nzeye ko nta soni ugira. mbaza ikibazo wifuza. shaka mureba umbwire ati ikibazo wifuje kumubaza kuva na kera. kanakereza
cyaje ngamubaza nakubera iki benshi bakunda kutareba siporo z'abandi ahubwo bakareba ibindi ni ukora iki badakunda kureba siporo zawe ahubwo bakareba iby'abandi mpamvu se urayizi birasaba ko dukora cyane kugira ngo ibyo bintu tuzabigereho noneho bajye bareba ibyawe gusa nta kintu ufite cyo kumubaza kirahari ariko ugira isano ariko njye nta kibazo ufite cyo kumbaza se ntabwo cyabura ndabikubaza uzambaza ubutaha oya ngaho mbaza wabuze ikibazo cyanze Imana irabima cyagiye ntacyo uzakimbaza ubutaha wagarutse sibyo ni iki wabwira abantu badukurikiye ni iki wabwira inshuti zawe muri rusange icyo nabwira inshuti zanjye ni ugukora siporo bakamera nkanjye maze ubundi bakazatera imbere ni iki wabwira abanyarwanda muri rusange inshuti zawe abakunzi abafana nababwira bakomeze bampfane Imana izabaha umugisha unyemerere tuzi ikiganiro cy'uyu munsi mwabibonye yuko ka kwini kari innocent karashimishije cyane reka tubashimire murakoze ikindi navuga ntabwo umuntu yatanga aderesi kugira ngo nta kibazo wenda n'ugize kugira ngo utazavuga ngo ntabwo twatanze aderesi nomero yanjye ni 0788 80 261 inkunga yanyu yaba ikenewe cyane kugira ngo dusapotinge iyi mpano ibashe kugera hejuru kuko bitwara imbaraga kugira ngo tubone impano nk'iyi ngiyi kugira ngo tugere muri iki gihugu bagiye babibona koci niho nabibabwiraga reka tubashimire mwemeye kuganira natwe kwini wakoze kuza mama nawe wakoze cyane kuduha ikiganiro wakoze kutuganiriza yego uzagaruka kudusura se uzatuzanira iki nzazanira agafanta urakoze mama reka nshimire buri wese wafunguye kino kiganiro kuva ku ntangiriro ndetse kugeza n'aka kanya dusoje kora subscribe ukomeze unaduteza imbere mu buryo bwose usharinga ibiganiro byacu ni anje nk'ibisanzwe turabakunda ciao ciao